Ikiganiro ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho na Dore niyo mugabo. Uyu ni umwanya wo gusobanukirwa izina. Muraho neza bakunzi b'Igisubizo TV show. Uyu munsi turaganira ku izina ryiza cyane riherekejwe ubwitonzi n'ubuhanga. Izina Belyse ni izina ry'abakobwa rikomoka mu rurimi rw'Igifaransa, rikaba rifite imizi mu izina ryitwa Belyse cyangwa Beatrice, ariko rifite umwihariko waryo mu Kinyarwanda ndetse no mu muco nyarwanda. None ubusobanuro bw'izina Belyse ni ubuhe? Izina Belyse risobanura umunyamahoro, utanga ibyishimo n'urukundo. Ni izina rigaragaza umuntu wuje ubwitonzi, wubaha kandi wumva abandi. Aba ari umuntu utajya ugwana, ahubwo ushaka gukemura ibintu byinshi kandi bigiye bitandukanye, kandi akoresha ubwenge bwe ashaka gukemura amakimbirane. Mu busobanuro ndetse no mu bisobanuro by'umwihariko bimwerekeyeho, izina Belyse rifatwa nk'irivugwa cyangwa se nk'iriherekeza ubusobanuro bw'amazina. Izina Belyse rifatwa nk'irivuga yego. Mu busobanuro by'ukwemera, izina Belyse rifatwa nk'irivuga uhezagira abandi cyangwa uhoza imitima y'abantu. None ibiranga izina Belyse cyangwa se ibiranga Belyse mu mico n'imyifatire n'imyitwarire ni ibihe? Akunda amahoro, urukundo, kandi akunda n'ubwumvikane. Belyse akunda ubwumvikane, ni umuntu wicisha bugufi ariko wifitemo imbaraga z'imbere zitangaje. Uyu Belyse kandi akunda ibintu biramba, kandi ikindi kandi Belyse akunda gutega amatwi. Ni umukobwa mwiza kandi w'ubwitonzi. Uyu Belyse yanga abantu batavugisha ukuri, kandi yanga abantu badahurira ku masezerano. Belyse mu rukundo akunda umuntu byimazeyo, gusa rimwe na rimwe agira gushidikanya, yewe ugasanga yisanze ari gufatafata kuko atazi cyangwa se ari gutoranya uw'ingenzi. Uyu Belyse ni izina ryiza kandi ryuje ubuntu n'impuhwe n'urukundo. Ba Belyse bose ndabasuhuje, mbifurije amahoro n'imigisha. Belyse mbabwiye ko ari izina rikomoka mu rurimi rw'Igifaransa. Imana ibaha umugisha. Mwese mbashimiye uburyo ki mukomeje kutwereka ko mudukurikiye. Mwese Imana ibamere umugisha. Nitwa Dore niyo mugabo. Tubonane mu biganiro bikurikira.